Imana ishimwe twongeye kuboneka imbere yayo muri iki gitondo, izina ryayo rihimbazwe. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mubyeyi wacu dukunda, turagushimye cyane muri iki gitondo, izina ryawe rihimbazwe. Tunejejwe n'urukundo dukunda rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo cyizere nicyo kituzanye imbere yawe muri iki gitondo, kuko urwo rukundo rwaducunguye nirwo ruduhamagaye, tuzi ko dufite umunezero, ko dufite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Tuje imbere yawe kandi ngo twumve icyo utubwira. Wadusezeraniye kutubatirisha umwuka wawe buri gitondo, none tuje imbere yawe ngo duhabwe umwuka wera kugira ngo atwigishe, adusobanurire, tumenye neza igihe turimo, kandi nawe dushyireho ikimenyetso cyawe kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu. Amen. Tunejejwe n'Imana muri iki gitondo kuba tubonetse imbere yayo. Ni iby'igiciro. Aya mahirwe ntabwo dukwiye kuyapfusha ubusa. Muri iki gitondo tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo ko muhagaze ntacyo mukora. Ko muhagaze ntacyo mukora. Mu gitabo byakozwe n'intumwa, paje ya 73, isubi yaho ya 2 haranditse: abantu amagana menshi n'ibihumbi byinshi bumvise ubutumwa bw'agakiza, bicaye ubusa ntacyo bakora, mu gihe bagombye kuba bahugiye mu murimo. Abantu benshi bicaye ubusa ntacyo bakora. Ubu muri iki gihe abantu bicaye ubusa ntacyo bakora. Muri iyi minsi ushobora kubaza umuntu uti mbese ko ntacyo uri gukora? Akakubwira ati koko ntabwo ndi gukora kubera yuko coronavirusi yatumye akazi gahagarara. Imana yacu iri hejuru ya coronavirusi, niyo mpamvu iyo ntiyigeze itanga ikiruhuko cyo gukora umurimo wayo. Urashobora kubwira ati nari mfite inshingano mu itorero, none amadini ntagikora. Ariko ububasha bw'Imana burenze ubw'idini. Imana yatanze uburyo bwose bwo gukora umurimo wayo, ntabwo umurimo w'Imana wigeze uhagarara. Ndagusaba wowe uduteze amatwi muri iki gitondo ngo ubanze usobanukirwe neza yuko umurimo w'Imana utari wahagarara. Umurimo w'Imana uracyakorwa. Mbese ko duhagaze ntacyo dukora. Abantu amagana menshi n'ibihumbi byinshi bumvise ubutumwa bw'agakiza, bicaye ubusa ntacyo bakora, mu gihe bagombye kuba bahugiye mu murimo. Abangaba Kristo arababwira ati ni iki kibahagaritse hano umunsi wose ntacyo mukora? Arongera arababwira ati namwe mujye mu ruzabibu rwanjye. Buri wese, iri jambo rivuze ngo namwe mujye mu ruzabibu rwanjye, ntabwo ari iryinginga ngo namwe niba mubishaka muze, oya, ahubwo ni itegeko ngo namwe mujye mu ruzabibu rwanjye. Kuki abantu benshi batitabira irarika? Mbese byaba biterwa nuko batekereza ko bitabareba kubera ko badahagarara ku ruhimbi? Nimureke basobanukirwe ko hari umurimo mugari ugomba gukorerwa hanze y'uruhimbi, kandi ugakorwa n'abakorerabushake babyiyemeje. Uyu murimo rero usigaye muri iki gihe ugomba gukorwa n'abakorerabushake babyiyemeje. Abantu badakorera ibihembo byo mu isi. Abantu bagomba kwitanga, bagatanga umutungo wabo, bagatanga n'igihe cyabo, ku buryo barajwe ishinga n'umurimo w'Imana. Umuntu wese wahagurutse kubwiriza ubutumwa bwiza agomba kumenya ko hari ubutumwa bukwiranye n'igihe tugezemo, nk'uko umwuka w'ubuhanuzi abisobanura mu Migani ya Kristo, igitabo cya 1, paji 56 haranditse: igihe cyose kigira ubutumwa buhwanye n'ukuri gukenewe muri icyo gihe. Buri gihe cyose kigira ubutumwa buhwanye n'ukuri gukenewe muri icyo gihe.
ukuri gushya ntikwirengagiza ukwa kera, ahubwo kukumenyekanisha neza. Ntawe ushobora gusobanukirwa n'ukuri gushya atabanje gusobanukirwa n'ukwa kera. Igihe Yesu yasobanuriraga abigishwa b'ukuri k'umuzuko we, yatangiriye kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Luka 24:27. Umucyo w'ukuri gushya uhesha icyubahiro ukwa kera. Uwaba ukuri gushya burya ntaba afite n'ukwa kera, asa n'ufite ikintu gikonjonjoye kidafite ishusho. Nguko uko abantu bavuga ngo twebwe isezerano rya kera ntiriturebe, ibyo ni ibintu byarangiye. Twebwe turi mu isezerano rishya, ntabwo dushobora gusoma uhereye kuri Maraki kugera mu itangiriro. Ibyo byararangiye. Twebwe dusoma guhera muri Matayo kugera mu Byahishuwe. Ariko abo bantu umwuka w'ubuhanuzi arahamije ngo basa n'abafite ikintu gikonjonjoye kidafite ishusho, kubera ko ijambo ry'Imana ni rizima uhereye mu itangiriro kugera mu Byahishuwe. Nta kintu na kimwe cyanditswe muri Bibiliya cyo gutara. Mu gihe cya Luteri hari hariho ukuri kw'ingenzi kugenewe ab'icyo gihe. Muri iki gihe naho hari ukuri kugenewe itorero. Imana ikora ibintu byose ikurikije ubushake bwayo. Yagiye inezezwa no gucisha abantu mu bihe bitandukanye no kubaha inshingano zihariye zirebana n'igihe barimo n'imibereho bafite. Nibaha agaciro umucyo bahawe, bazabona imbere yabo ukuri kurushaho gusobanuka. Umuntu wese uha agaciro umucyo yahawe azakomeza kubona imbere ye bikomeza gusobanuka. Nyamara muri iki gihe abantu benshi ntibakifuza ukuri kuruta uko byari biri ku bayoboke ba Papa barwanyaga Luteri. Nyamara nk'uko byabaye mu bihe bya kera, haracyariho wa mwuka wo kwemera inyigisho n'imigenzo by'abantu mu mwanya wo kwemera ijambo ry'Imana. Abantu bigisha ukuri kw'iki gihe ntibagomba kwitega ko bazakirwa neza kuruta uko byagendekeye abagorozi bo mu bihe byashize. Hariho umuntu utekereza wenda yuko nahaguruka gukora umurimo muri iki gihe none azahura n'umunezero. Ahubwo ndamubwira amagambo tumaze gusoma ngo yitegura akaga gakomeye. Uko turushaho kwegereza imperuka niko abantu banangira umutima kurusha uko bari bawunangiye mu gihe cya Maritini Luteri. Mu gihe twifuza gucukumbura ukuri mu ijambo ry'Imana, dukwiye kwirinda gusoma amajyejuru, ahubwo tukimbika cyane ngo dusobanukirwe n'ukuri kw'agaciro, nk'uko amabuye y'agaciro acukurwa mu kirombe adatoragurwa hejuru. Mbese amabuye y'agaciro yo mu isi ko acukurwa mu kirombe kure, hakaba n'ubwo abagiye kuyacukura ikirombe kibagwa. Nkanswe ubutunzi butangirika bw'Imana, mbese dutekereza ko aribwo tuzagenda dutoragura hejuru. Intambara ikomeye, paje 419 na 420 haranditse: ukuri n'ikuzo by'Imana ntibitandukana. Ntibishoboka ko kuri twe bashyikirijwe Bibiliya twakubahisha Imana intekerezo z'ubuyobe. Benshi bavuga ko icyo umuntu yaba yizera cyose apfa kuba afite imibereho itunganye. Ariko kandi imibereho igaragazwa no kwizera. Niba umucyo n'ukuri byaratugezeho maze tukirengagiza amahirwe yo kukumva no kukureba, ubwo tuba tukwanze duhisemo umwijima mu cyimbo cy'umucyo. Hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo rikaba inzira z'urupfu. Igihe hariho amahirwe yose yo kumenya ibyo Imana ishaka, ubujiji ntibuba bukibaye urwitwazo rwo kuyoba cyangwa gucumura. Umugenzi ageze mu ihuriro ry'inzira nyinshi kandi ibyapa byerekana aho inzira yose igana, aramutse yirengagije ibyo byapa akanyura mu nzira abona ko ari imubereye y'ukuri, ashobora kuba abikoze yumva ko ari mu kuri kwe. Nyamara bidatinze azisanga yanyuze inzira yamuyobeje. Abantu banze kwicara hasi ngo babanze basome Bibiliya tumenye neza aho twerekeza. Umuntu akavuga ngo icyo mpfa cyo nuko njya mu ijuru. Vuba bidatinze abantu benshi bazasanga barayobye, kandi gusubira aho bayobeye ngo bongere batangire inzira nziza bitagishobotse, ubundi bitegure kurimbuka. Intambara ikomeye, paje 420 harakomeza: Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo tubashe kwimenyereza inyigisho zikubiyemo, kandi tunamenye ubwacu icyo Imana idusaba. Igihe umunyamategeko yasangaga Yesu akamubaza ati nakora iki kugira ngo nzaragwe ubugingo buhoraho, Umukiza yamusubirishije ibyanditswe agira ati byanditswe bite mu mategeko, wasomyemo iki? Natwe uyu munsi tugomba kwibaza ngo mbese dusoma iki mu byanditswe byera? Mbese tubishyira mu bikorwa dute? Kugira imigambi myiza ntibihagije ko umuntu yakora icyo abona kimubereye cyiza
cyangwa se icyo umubwiriza yavuze ko ari cyo cy'ukuri. Agakiza k'umuntu kari mu maboko ye, kandi agomba kwishakashakira ubwe mu byanditswe bye. Uko kwizera k'umuntu kwaba gukomeye kose, uko yaba yiringira kose ko umubwiriza we azi ukuri, ibi si byo byaba urufatiro rwo kwizera kwe. Afite igishushanyo cyerekana inzira igana mu ijuru, kandi ntawe ugomba kwihimbira iyo nzira. Dore igishushanyo cyerekana inzira ijya mu ijuru ni Bibiliya. Buri wese nafate Bibiliya, nafate umwuka w'ubuhanuzi, asome, yimenyere ubwe inzira ijya mu ijuru. Inshingano y'ibanze kandi y'agaciro gakomeye ku muntu wese ni iyo kumenya icyo ukuri ari cyo binyuze mu byanditswe bye, maze akagendera mu mucyo kandi agatera abandi umwete gukurikiza icyitegererezo cye. Buri munsi dukwiriye kwigana Bibiliya umwete, tugashyira ku gipimo buri ngingo kandi tukagereranya umurongo ku murongo. Dufashijwe n'Imana, ubwacu tuziyunguramo ibitekerezo nk'uko ari twe ubwacu tuzibarizwa ibyacu imbere y'Imana. Dore aha ngaha niho hajya haba intambara nyinshi. Umuntu akavuga ngo ibyo uvuze ntabwo ariko bisobanura. Ariko nagira ngo mbabwire bantu b'Imana, umuntu ufite Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi agasoma Bibiliya, Imana ifite ububasha bwo kumusobanurira umucyo utarigeze uvugwa n'undi muntu. Rero nta muntu n'umwe ku isi ufite umucyo wose, ahubwo buri munsi Imana iha abantu umucyo ku bushake bwayo. Nta muntu wakwicara ngo avuge ngo nta mucyo mushya. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa Council on Sabbath School, paje 34 haranditse, umucyo mushya uzigaragariza mu ijambo ry'Imana kuri ba bandi bomatanye na zuba ryo gukiranuka. Ntihakagire umuntu ufata umwanzuro ko nta kundi kuri gushya gushobora kugaragara. Abantu bazi ko ukuri kose kwagiye ku mugaragaro. Abantu baba imbere y'Imana basenga kandi bashaka ukuri bazabona umucyo w'agaciro barasira ukomotse mu ijambo ry'Imana. Hari intambara zikunda kubaho, biriya bintu ntabwo wabisobanura uko bigomba gusobanura. Ariko ninde wakubwiye yuko ibintu bisobanura uko wowe ubyumva? Umuntu w'Imana wiga ijambo ry'Imana asenga yicishiriza bugufi imbere y'Imana, azahishurirwa ukuri kwinshi mu ijambo ry'Imana. Uko kuri binashoboka yuko nta wundi muntu wigeze aguhishurira. Ntabwo tugomba gufata Imana nk'umuntu ufite ubwenge buke. Imana ifite ubwenge butangaje butagerwa. Ifite ububasha bwo guhishurira umuntu ishaka ikamuha ubwenge bwayo. Hari uduce twinshi tw'umucyo tunyanyagiye tugomba kwegeranwa kugira ngo duhinduke ikintu cy'agaciro ku basigaye b'Imana. Cyakora ukuri ntabwo kwatangiye gusa kuba imbaraga z'itorero, ahubwo kugomba kuvira abari mu mwijima. Abantu b'Imana bagomba kwerekana ishimwe ry'Imana yaduhamagaye ikadukura mu mwijima ikadushyira mu mucyo wayo w'itangaza. Kugira ngo dusobanukirwe aho duhagaze mu murimo w'Imana, tugiye kwifashisha umugani w'abahinzi bo mu ruzabibu. Matayo igice cya 20 umurongo wa 1 kugera wa 9 haranditse, ubwami bwo mu ijuru bwageranywa n'umuntu ufite urugo, yazindutse kare gushaka abahinzi ngo bahingire uruzabibu. Musurinye ijambo ryitwa ngo yazindutse kare. Aho niho dukura kuzinduka kare. Aho niho nakuye uyu munsi kuzinduka kare. Kubera yuko nyir'uruzabibu yarazindutse mu gitondo ajya gushaka abahinzi ngo bahingire uruzabibu. Nanjye ndi umuhinzi yatoranije, niyo mpamvu nazindutse kare. Asezerana n'abahinzi denari yo ku munsi umwe, abohereza mu ruzabibu rwe. Isaha 3 arasohoka, asanga abandi bahagaze mu iguriro ntacyo bakora. Nabo arababwira ati, namwe mujye mu ruzabibu rwanjye ndibubaha ibikwiriye. Baragenda. Yongera gusohoka mu isaha 6 n'isaha 9 abigenza atyo. Isaha zibaye 11 arasohoka, asanga abandi bahagaze arababaza, ni iki kibahagaritse hano umunsi wose ntacyo mukora? Baramusubiza bati, kuko ari nta waduhaye umurimo. Arababwira ati, namwe mujye mu ruzabibu rwanjye. Bugorobye nyiri uruzabibu abwira igisonga cye ati, hamagara abahinzi ubahe ibihembo byabo, utangirire ku banyuma ugeze ku bambere. Abatangiye mu isaha 11 baje, umuntu wese ahabwa idenari imwe. Ndagira mbabwire neza yuko aya magambo yanditse muri Matayo igice cya 20 umurongo wa 1 kugera wa 9 ni amagambo akwiye kwitonderwa cyane kuko tugiye kuyasesengura.
dukwiye kwitegereza tukareba hagati ya buri hamagara. Twabonye yuko guhera yazindutse kare, mu kuzinduka kare ngo nta saha iriho, ariko hakurikiraho isaha eshatu imbaraga kugira ngo basoze umurimo. Tugiye kwibaza ikibazo aba bantu bo mu isaha ya saa 11 ni bande? Kuki nyir'uruzabibu yahinduye gahunda y'amasaha 3 agahamagara habura isaha imwe ngo izuba rirenge? Tugiye kwiga uyu mugani rero twibaza ibibazo. Nyir'uruzabibu ni nde? Imigani ya Kristo igitabo cya 2 paje 88 haranditse: nyir'uruzabibu ko akorana n'abahinzi bigaragaza ko Imana ikorana n'abantu. Ubwo rero niba nyir'uruzabibu akorana n'abahinzi bikaba bigaragaza ko Imana ikorana n'abantu, ubwo nyir'uruzabibu ni Imana, abahinzi ni abantu. Mu mirimo yo ku isi umukozi aba yiteze guhembwa icyo yakoreye, ariko mu mugani Kristo ntiyabogamiye ku byo abandi bakora. Uwiteka aravuga ati, erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanyu. Imigani ya Kristo igitabo cya 2 paji 36 haranditse: Uwiteka yari nyir'uruzabibu, ariko abatambyi n'abigisha bagahora bamwiba. Umururumba wabo watumye n'abapagani babasuzugura, ubatera no gusobanura nabi imico y'Imana n'amategeko yayo. Tubonye nyir'uruzabibu ko ari Imana. Abahinzi bo ni bande? Luka igice cya 10 umurongo wa 1 kugera wa 2. Hanyuma y'ibyo umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma 2 ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose n'aho yendaga kujya hose. Arababwira, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nuko mwinginge nyir'ibisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Mu gitabo Imigani ya Kristo igitabo cya 2 paji 36 haranditse: mu mugani w'uruzabibu abahinzi nibo banze guha shebuja ku mwero w'uruzabibu rwe. Ishyanga ry'Abayuda n'abatambyi n'abigisha bibye iby'umurimo w'Imana kubwo kuyobya abantu. Ntibaretse amategeko bihimbiye, ntibakurikiye ukuri ngo bareke guhimbaza abantu no kugendera ku bitekerezo byabo. Banze ko ukuri kwa Kristo kwabunga n'abantu, ahubwo babateranya nabo. Twabonye nyir'uruzabibu, tubona ko ari Imana. Tubonye kandi ko abahinzi ari abantu. None uruzabibu rwo rusobanuye iki? Imigani ya Kristo igitabo cya 1 paji 100 haranditse: Dawidi yaririmbye Isirayeli ayita umuzabibu wakuwe mu Misiri. Ubwo rero uruzabibu mu gihe cya kera bwari ubwoko bw'Abisirayeli. No muri iki gihe uruzabibu ni abantu b'Imana. Yesaya nawe yaranditse ati, uruzabibu rw'Iteka nyir'ingabo ni inzu ya Isirayeli. Abantu mu gihe cya Yesu bashushanywa n'umutini mu ruzabibu rw'Uwiteka. Imana yateye Isirayeli nk'umuzabibu uruhande rw'amasoko y'ubugingo ku musozi urumbuka. Yarurimbuyemo amabuye, aruteramo insina y'uruzabibu y'ubwoko bwiza cyane. Mu gitabo Ibihamya by'Itorero umuzingo wa 6 paji 24 haranditse: uruzabibu ni isi yose, kandi buri hantu hose hagomba gukorerwa umurimo. Abahagaze ntacyo bakora rero. Mu gitabo byakozwe n'intumwa paji 73 haranditse: abantu amagana menshi n'ibihumbi byinshi bumvise ubutumwa bw'agakiza, bicaye ubusa ntacyo bakora, mu gihe bagombye kuba bahugiye ku murimo. Paji 73 harakomeza: Imana yategereje igihe kirekire ko umwuka wo gukora wakuzura itorero ryose, kugira ngo buri wese ayikorere akurikije ubushobozi bwe. Igihe abagize itorero ry'Imana bazakora umurimo bashinzwe aho ukenewe hose, haba iwabo cyangwa ahandi, maze bagasoza inshingano yo kwamamaza ubutumwa bwiza, isi yose izahera ko iburirwe, maze umwami Yesu agaruke ku isi afite imbaraga n'icyubahiro byinshi. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ku isi. Natangajwe nuko aya magambo ari mu byakozwe n'intumwa paji 73 agaragaza ko mu gusozwa k'umurimo abantu bazaba bakorera n'umurimo mu ngo zabo. Tugiye gukomeza twibaza uko umunsi ubarwa kugira ngo tumenye ariya masaha yavuzwe. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 1 hagaragaza ko umunsi ugizwe n'ibice bibiri. Hari igice cy'ijoro n'igice cy'amanywa. Yesu rero yasobanuye igice cy'amanywa ko kigizwe n'amasaha 12. Yohana igice cya 11 umurongo wa 9 haranditse: Yesu arabasubiza, mbega umunsi ntugira amasaha 12, ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona. Tugiye kureba uko abakozi bagiye bakurikirana mu ruzabibu. Muri iki cyigisho
hahisha amabanga abiri akomeye agomba kwitabwaho igihe cyose turebye aya masaha. Ibanga rya mbere ni uko ari amasaha yo gusenga. Ibanga rya kabiri ni uko ari amasaha yo kubwiriza ubutumwa. Aya masaha uko twayabonye, mu gitondo kare, saa 3, saa 6, saa 9, ayo masaha yose ni amasaha yo gusenga ndetse no kubwiriza ubutumwa. Tugiye kureba abakozi ba mbere bashyizwe mu murima kare bazindutse. Mariko igice cya 35 kugera 38. Tugiye kureba ko kuzinduka, icya mbere ni ugusenga, icya kabiri kubwiriza ubutumwa. Mariko igice cya 35 kugera 38 aranditse, nuko mu museke arabyuka. Mu museke ubwo ni ukuzinduka. Arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Ubwo agiye gusenga azindutse, Simoni n'abari kumwe nawe baramukurikira, bamubonye baramubwira bati, abantu bose baragushaka. Arabasubiza ati, ahubwo tujya ahandi mu yindi midugudu iri bugufi, nigisheyo naho, kuko aricyo cyanzanye. Luka igice cya 20:38. Abantu bose bakazinduka mu gitondo bakajya aho ari mu rusengero kumwumva. Kuzinduka kare rero, tugomba kuzinduka kare tuzi imbere y'Imana. Icya kabiri, tugomba kuzinduka kare dukora umurimo w'Imana. Abazindutse kare rero ni Abayuda, kubera yuko nibo batangiye umurimo mbere y'abandi. Tugiye rero ku isaha ya saa 3. Umurimo w'isaha ya saa 3 tugiye kuwumva muri ubu buryo. Ubwo ku munsi wa Pentekote abigishwa bahabwaga Mwuka Wera, babwirije ubutumwa ku isaha ya saa 3 bavuye mu cyumba cyo hejuru aho bari basenga. Bitungura abantu bari aho barumirwa, babonye bavuga mu buryo budasanzwe n'imbaraga batari bamenyereye kumva no kubona. Ibyakozwe mu gice cya 12 kugera 15. Bose barumirwa, bibayobeye barabazanya bati, mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati, basinziriye. Ariko Petero ahagararana n'abo 11 ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye i Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ari isaha ya 3 y'umunsi. Tubonye ko isaha ya 3 ni isaha yo gusenga, ni isaha yo kubwiriza ubutumwa. Uwo munsi rero muri iryo vuga butumwa hihanye abantu nk'ibihumbi 3 biyongera ku bari basanzwe mu cyumba cyo hejuru. Byakozwe mu gice cya 2:41 kugera 42. Nuko bemeye amagambo ye barabatizwa, abongerewe ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3. Bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Uyu murimo rero ugereranwa n'uwo ku isaha ya saa 3, kandi niwo wakozwe n'intumwa zihanisha benshi, zikwiza ubutumwa ku isi yari ituwe, kandi na bamwe mu bafarisayo bakomeye bitabira irarika ry'Imana batoranywamo ababwirizabutumwa bwiza. Muri abo harimo na Sawuli waje guhinduka Pawulo. Ibyakozwe mu gice cya 10:25 na 26. Kuko Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye Mwuka Wera no kwizera, abantu benshi bongererwa Umwami Yesu. Bukeye avayo ajya i Taruso gushaka Sawuli, amubonye mujyana muri Antiyokiya. Bamarayo umwaka wose baterana n'ab'itorero, bigisha abantu benshi, kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa Abakristo. Muri Antiyokiya ngaha ni muri Siriya. Nyamara umurimo wakozwe mu isaha ya saa 3 wanzwe na benshi mu Bayuda, bituma umurimo usakara mu banyamahanga igihe Abayuda bawanga. Byakozwe mu 13:46 turakomeza. Pawulo na Barinaba bavuga bashize amanga bati, byari bikwiriye ko muba rimwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana, ariko none ubwo muryanze kandi nimwirebere ko mukwiye ubugingo buhoraho, ngaho duhindukira abanyamahanga. Isaha ya saa 3 irarangiye, tugiye ku isaha ya 6 cyangwa saa 6. Uyu muganira wakomeje guhamagara abakozi ku isaha ya saa 6. Uyu murimo nk'uko tugiye kubireba ugereranwa n'umurimo wakozwe mu gihe cy'ubugorozi bwa Giprotestani, kandi nk'uko twabibonye amasaha yose ahura neza n'amasaha yo gusenga ndetse no kubwiriza ubutumwa. Tugiye guhera rero ku ibwirizabutumwa. Ibyakozwe no mu gice cya 10:9 haranditse ngo, bukeye bwaho bakiri mu nzira benda gusura umudugudu, Petero ajya hejuru y'inzu gusenga nko mu isaha ya 6 cyangwa saa 6. Petero rero yagiye gusenga ku isaha ya saa 6.
Yohana igice cya 4:6. Kandi aho hari iriba rya Yakobo, nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba, kandi hari nk'isaha 6, hari nka saa sita. Igihe Yesu yahuraga n'umugore ku iriba, umugore w'umusamariyakazi, hari ku isaha ya saa sita. Mu mateka tubwirwa neza ko habaye igihe cyitwa imyaka y'umwijima. Iyi myaka rero yagomba kubonekamo urumuri rw'ubutumwa bwiza. Inyigisho za Roma zari zarateje umwijima ari ugeranwa n'ubwira kabiri, maze isi yose ihumira muri ubwo buyobe. Imana ihagurutsa John Wycliffe kugira ngo umucyo uvire mu mwijima. Mutega amatwi, ahangaha harasaba ubwenge cyane. Kuko tugiye kureba ku isaha ya saa sita kugera ku isaha ya saa 9 umurimo wagomba gukorwa. Mu kinyejana, intambara ikomeye, paje ya 60 aranditse. Mu kinyejana cya 14 mu Bwongereza harashe inyenyeri yo mu rukerera y'ubugorozi. Ntabwo Yohana Wycliffe yari integuza y'ubugorozi mu Bwongereza gusa, ahubwo n'ahandi hose harangwaga ubukristo. Kutemera inyigisho z'i Roma kwe gukomeye ntikwari guteze kwibagirana. Uko kurwanya izo nyigisho kwatangije urugamba rwagomba gutuma habaho kwishyira ukizana kw'abantu ku giti cyabo, amatorero ndetse n'ibihugu. Tugiye kugeranya rero ibyabaye ku isaha ya 6 ariyo saa sita kugeza ku isaha ya 9 kuri Kristo ari ku musaraba. Tubigeranye n'igihe cy'umwijima w'ubupapa kuva mu mwaka wa 538 kugeza mu cya 798, imyaka 1260 yose. Ndagira ngo ibintu tubyumve neza. Tugiye kugeranya ibyabaye mu gihe cy'umwijima w'ubupapa ndetse n'ibyabaye igihe Kristo yari ku musaraba, guhera ku isaha ya saa sita kugera ku isaha ya 9 cyangwa saa 9. Saa 9 kugira ngo ayo magambo tuyumve neza. Uhere Matayo 27:45. Uhereye ku isaha ya 6 habubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Uyu mwijima kandi noneho ubupapa, abagorozi bahanganye nabo mu ntambara ikomeye yo kurwanwa no kwicwa, kugeza ubwo umwijima ushoje ku isaha ya 9 mu mvugo y'ikigereranyo nk'uko turi kubyiga hano. Abagorozi rero bakoze umurimo mu gihe cy'umwijima. Saa 9 nyuma y'umwijima wo ku musaraba habonetse umucyo. Ni nako kandi nyuma y'uko ubupapa bukomeretse uruguma rwo mu cya 798, Imana yahagurukije William Miller ngo abwirize ibyo kugaruka kwa Yesu. Twabonye kandi ku isaha ya saa 9 nanone ihura n'amasaha yo gusenga ndetse no kubwiriza ubutumwa. Twongere dusubire inyuma gato kugira ngo ibintu byumvikane neza ku muntu duteze amatwi. Twabonye yuko hari abahagurutse ku isaha ya 6 cya saa 6 kugera ku isaha ya 9. Mbese mu gihe cya Kristo igihe ari ku musaraba byagenze bite? Uhereye ku isaha ya 6 kugera ku isaha ya 9 hari igihe cy'umwijima. Mbese abo bahagurutse muri iyo saha ubwo bahagurutse mu gihe kingana mu gihe cy'umwijima. Ni igihe cy'umwijima ibyanditswe bivuga yuko icyo gihe ari ryari. Mu mateka muzasoma amateka bita Dark Ages, cyangwa igihe cy'umwijima. Ni igihe ubupapa bwayoboraga isi yose mu mwaka wa 538 kugera mu cya 798. Abantu bakoze umurimo muri icyo gihe ni abagorozi batangijwe na John Wycliffe, hakurikiraho ba Luther, Tyndale, John Hus, Calvin n'abandi. Abantu bose bakoze umurimo muri icyo gihe cy'umwijima. Abo ngabo ni abagorozi. Noneho rero umwijima washojwe n'umucyo ku isaha ya 9. Nyuma y'umwijima wo ku musaraba habonetse umucyo. Ni nako kandi nyuma y'uko ubupapa bukomeretse uruguma rwica mu cya 798, Imana yahagurukije William Miller ngo abwirize ibyo kugaruka kwa Yesu. Twabonye kandi ku isaha ya saa 9 nanone ihura n'amasaha yo gusenga ndetse no kubwiriza ubutumwa. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa tubona uburyo Petero na Yohana bagiye gusenga ku isaha ya 9 bakiza ikirema. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 1 aranditse. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga ari cyo saa 9. Uko niko na Koruneliyo yasenze ku isaha ya 9 akabona igisubizo kivuye ku Uwiteka. Ibyakozwe n'igice cya 10 umurongo wa 3 aranditse. Abona ku mugaragaro mu iyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwemo mu isaha ya 9 y'umunsi, aramuhamagara ati Koruneliyo. Nibwo yatumiye Petero aramwitaba ngo mumenyeshe amagambo y'ubutumwa bwiza amugeraho ku isaha ya 9. Ibyakozwe n'igice cya 10 umurongo wa 50. Koruneliyo ati
dore uyu munsi ni uwa kane, uhereye ubwo nari ndi mu nzu yanjye nsenga amagingo yariyo 9:00, nuko umuntu ahagarara imbere yanjye yambaye imyenda irabagirana. Ku isaha ya 9 nibwo Kristo yatatse ku musaraba acitse intege ati, Matayo 27:46, maze ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eli Eli lama sabakitani, bisobanurwa ngo mana yanjye niki kikundekesheje. Uko niko William Mirey n'abari bafatanyije kubwiriza ubutumwa bacitse intege babonye Yesu ataje tariki ya 22 z'ukwa 10/1844 nk'uko bari babyiteze, nabo bacika intege. Ibyashice cyacu umurongo wa 9 kugera wa 10 yaranditse, nuko nsanga marayika ndamubwira iki, niko William Mirey n'abo bari kumwe basenze babaza ngo, mbese mana aho twibeshye ni hehe? Zaburi ya 69 umurongo wa 20 kugera 22 yaranditse, ni wowe uzi uko ntukwa, n'isoni zanjye n'igisuzuguro cyanjye nabyo urabizi. Abanzi banjye bose bari imbere yawe, ibitutsi byamenaguye umutima ndarwaye cyane. Nashatse uwangirira imbabazi ariko ntihaboneka n'umwe. Aya magambo yasohoye kuri Kristo, kandi aya magambo ari nayo yasohoye kuri William Mirey n'abo bari kumwe igihe umunsi babwirije ko Yesu ari buze ntazi. Nyamara umurimo ntiwarangiriye aho. Ibyahishuwe igice cya 11 umurongo wa 1 kugera wa 2, bampa urubingo rusa n'inkoni bati, haguruka ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abarusengeramo, ariko urugo rw'urusengero rureke nturugere kuko rwahawe abanyamahanga. Bagomba gusobanurirwa ubuturo bwera, bagatangira gupima ibintu bashingiye ku buturo bwera aho gutekereza ibibera hanze. Nyiruzayo noneho yarahagurutse atarindiriye ko amasaha noneho agera ku musozo, kuko yabonaga umurimo ugomba gukorwa butarira. None ahamagara abandi bahinzi yasanze ntacyo bakora. Nkuko nyuma y'umwaka w'1844 abari bategereje kugaruka kwa Yesu ntibasubiye mu madini bavuyemo, ahubwo bari bahagaze bibaza ikigomba gukorwa kandi umunsi wenda kugera ku musozo. Abakozi bo mu isaha ya 11 rero, urebye mu buryo bugaragara ushingiye ko hagati y'abakozi n'abandi hanyuramo amasaha 3, ariko bigeze saa 9 ntabwo byarindiye ko saa 12 zigera ngo umunsi usoze, ahubwo habura isaha imwe Nyiruzabibu yashyizeho abandi bakozi bafite amaraso mashya ngo basoze umurimo kandi bawukora igihe gito. Nyuma y'umwaka w'1844 babwiye ko hakiri umurimo ugomba gukorwa kandi ugahita isi yose mu gihe gito. Ibyeshu igice cya 10:11 arambwira ati, ukwiriye kongera guhanura iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Niyo mpamvu Ellen White yanditse mu gitabo cyitwa Gospel Workers paje 484 yaranditse, muri iyi saha ya saa 11 hagomba kuboneka abafata icyemezo cyo gukomeza umurimo wo gutegura abantu kugaruka k'Umwami. Muri iyi saha ya saa 11 hagomba kuboneka abafata icyemezo cyo gukomeza umurimo wo gutegura abantu kugaruka k'Umwami. Hagakwiye mu matorero yacu kuba ahantu ho gutoreza urubyiruko n'abakuru gukora umurimo w'Imana. Imbaraga nyinshi zikwiye gukoreshwa n'abakozi bacu bahugurira abashya kwinjira mu murimo. Igihe hashyizwemo imbaraga kwinjiza ukuri ahantu h'ingenzi, ababwiriza bacu bagomba kwita cyane kuri abo bakozi bashya no gukorana nabo. Ababwiririsha ubutumwa ibitabo, ababwiriza urugo ku rundi, abo bantu bose barakenewe. Abagomba kwigisha Bibiliya mu miryango, mu gihe bigishwa ijambo n'amahame yacu, abandi nabo bakaba bahugura ubwenge bw'abantu kwakira ukuri. Niyo mpamvu muri isaha ya saa 11 Ellen White yanditse muri Youth Instructor yo ku itariki 13 z'ukwa 1992 yanditse ngo, mu isaha ya saa 11 Imana izahamagara umurimo abakozi benshi bazitanga kandi bakiranutse. Abakorerabushake bazinjira mu murimo basimbura abakozi bari bawusanzwemo, kandi bakwiriye kwigisha. Abakorerabushake bazinjira mu murimo basimbura abakozi bari bawusanzwemo bakiriye inyigisho z'ibinyoma n'abapfuye. Hagomba guhaguruka abakozi bashya bagomba gusimbura abagenda bakiriye inyigisho z'ibinyoma n'abagenda bapfa. Ku bakozi bashya mu murimo ndetse n'abawumenyereye, Imana izabambika imbaraga itangaje. Bakoresheje ubwenge bwahindutse, ibirenge bikiranuka, ururimi rwigishijwe, iminwa yabo izakozweho ikara rivuye ku gicaniro cyo mu ijuru, maze bagenewe umurimo w'Umwami batera imbere cyane, bakomeze umurimo bawugeze ku iherezo. None ni bande bahagurutse
nyuma y'umwaka w'icyamagana 844 ni abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Kandi tubonye yuko nyuma y'umwaka w'icyamagana 844 ubutumwa bubwirizwa ni ubutumwa bwo mu isaha ya saa 11. ubwo abagomba gukora umurimo bakawugeza ku musozo rero ni abadivantisite b'umunsi wa karindwi. ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri, igitabo cya kabiri, paji ya 12 yaranditse: ubushobozi bw'umuntu bugomba guhuzwa n'imbaraga y'Imana kugira ngo tubashe kurangiza umurimo uheruka ugomba gukorwa muri iki gihe. Umurimo uheruka ugomba kurangizwa kandi ugomba gukorwa muri iki gihe. Ubwo muri iki gihe ni ryari? Ni mu isaha ya saa 11, aho Kristo akoresha umuyaga nk'ikigereranyo cya mwuka w'Imana. Iyo umuyaga uhuha turabyumva, ariko ntidushobore kumenya aho uturutse cyangwa aho ujya. Uko ni nako bimeze kuri mwuka w'Imana. Ntituzi umuntu umwuka w'Imana yerekaniramo. Ntabwo twebwe ubwacu tuzi umuntu umwuka w'Imana yerekaniramo. Nyamara simba mvuga amagambo yanjye iyo mvuga ko mwuka w'Imana azahita ku bagize umunsi wo kugeragezwa kwabo ndetse n'amahirwe, nyamara ntibigere basobanukirwa n'ijwi ry'Imana cyangwa bemere ibyo mwuka wayo akora. Bityo mu isaha ya saa 11 abantu ibihumbi byinshi bazabona kandi bemere ukuri. Mbese muri iki gihe abantu bamenye kandi bumvise ukuri yewe. Niyo mpamvu umwuka w'Imana ararika buri wese ngo haguruka ujye mu ruzabibu rwanjye. Uwiteka yatoranije ubwoko bwe abuha ibikwiriye byose ngo buburire abatuye isi. Igihe rero kigeze ku musozo. Mbese ko habura akanya gato ngo umurimo usoze, wakwakira irarika ry'Imana ukazana imbaraga zawe zigahinduka amaboko akorana n'Imana mu gusoza uyu murimo uheruka? Niba isaha ya saa 11 yaratangiye nyuma y'umwaka w'icyamagana 844, mbese ku munsi usoza saa 12 ubu ugereranije nawe urabona tugeze saa 11 n'iki? Saa 12 zirabura iminota mike cyane. Harabura iminota mike cyane ngo umunsi usoze. Mbese ntabwo wakumva irarika ry'Imana ngo uhaguruke uze ukubite isuka mu murima w'Imana maze uhabwe ingororano? Yohana igice cya 11 umurongo wa 9 n'uwa 10 haranditse: Yesu arabasubiza ati, mbega umunsi ntugira amasaha 12, ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Ndagira mbabwire muri iki gitondo ngo abahinzi bo mu isaha ya saa 11 turi ku murimo. Nawe wumva irarika ry'Imana, ngwino ku murimo w'Imana. Harabura iminota mike cyane ku buryo udashobora kubyumva. Igihe gisigaye ni kigufi cyane ku buryo kidashobora kubarwa mu masaha. Kubera ko abahinzi bo mu isaha ya saa 11 tubonye neza yuko ari abahagurutse nyuma y'umwaka w'icyamagana 844, ni ababwirije ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Babufatanyije n'ubutumwa bwa marayika wa mbere n'uwa kabiri. None uyu munsi ugomba guhaguruka ukabwiriza ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ukabwiriza ubutumwa bwa marayika wa gatatu ubwira abantu ngo umuntu naramye inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga y'Imana yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika b'Imana n'imbere y'umwana w'intama. Kandi umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka, nibaruhuka ku manywa na nijoro abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Aha niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira guhamya nk'ukwa Yesu. Ibyahishwe igice cya 18 umurongo wa 1. Ndagira ngo dusobanukirwe neza n'abahinzi bo mu isaha ya saa 11 tugana ku musozo. Ibyahishwe 18 umurongo wa 1. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutwari bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga ariyo ruba ry'ubusambanyi bwo mu mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nabo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwabo no kudamara. Numva ijwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byabo. Uko niko aho uri hose ugomba kurarikira abantu gusohoka muri Babuloni, kandi nturarikira abantu gusohoka muri Babuloni wowe uyirimo. Ahubwo turasabwa gusobanukirwa n'amahame yo gukiranuka yose, tukinginga Imana kugira ngo gukiranuka kwa Kristo kwimikwe mu mitima yacu, maze tuburire abantu gusohoka muri Babuloni, kugira ngo abantu be gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, kugira ngo abantu be kuzahura n'ibyago 7, kandi Imana yarababwirije ubutumwa mu buryo bwose.
ndasaba Imana muri iki gitondo ngo wowe mudivantisite w'umunsi wa karindwi, wowe wahamagawe mu isaha ya 11 ngo uhaguruke ujye mu ruzabibu rw'Uwiteka. Wirindira ko hari umuntu uzakubwira ngo jya ku kazi. Itegeko ry'Imana rirategetse ngo mujye mu ruzabibu rwanyu. Wirindira ko hari umuntu uzaguha urwandiko, ahubwo itegeko ry'Uwiteka muri iki gitondo rirategetse ngo nawe jya mu ruzabibu rwanyu. Kora aho ushoboye, korera aho uri, kora ibyo ushoboye. Imana nibona ibyo uri gukora aho uri ubishoboye, izakongerera umurimo urenze ubutekereza. Koresha ikoranabuhanga, koresha telefone ufite, hamagara inshuti zawe kuri telefone ushyiremo amayinite, uziburire iby'ubutumwa bwiza, ubabwire neza yuko isi igeze ku musozo. Ndasaba Imana muri iki gitondo ngo ubutumwa bwiza bwumvikane mu matwi ya buri wese, maze kwicisha bugufi kwacu guhesha abamarayika b'Imana kuza gukorana natwe kugira ngo dukore umurimo uheruka mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Mana yacu, soko y'ibyiza, turagushimye muri iki gitondo, izina ryawe rihimbazwe. Utweretse ko waduhamagaye muri iyi saha ya 11 ngo dukore umurimo uheruka. Urifuza ko tubwiriza ubutumwa tugahitura isi yose, kandi nta gushidikanya ibyo ngibyo uri kubikorera muri twebwe, kuko hari benshi bakurikiye ubutumwa bari mu migabane itandukanye yo ku isi. Ubwo wifuza ko gukiranuka kwawe kumvikana mu mitima ya buri wese, reka uduhindure ibikoresho byawe. Natwe kandi duciye bugufi kugira ngo utwongerere imbaraga, maze tumenyeshe inkuru nziza, uduhe umucyo usumbye uwo dufite, kandi udutegure kuzataha mu bwami bwawe.